Muraho neza nkuko bisanzwe rero amazina yanjye ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga hafi y'ibitaro bya Kibagabaga, tugiye kwereka inzu nziza iri ku giciro cya miliyoni 480 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu iri kuri kaburimbo. Inzu ifite ibyumba 7 ndetse na toilette 8. Ikagira na rooftop ebyiri. Iyo mvuze rooftop ebyiri, hano banyerekere, hano haba hari rooftop ndetse n'inyuma yaho hari indi rooftop. Nuvuga ngo ni rooftop ebyiri. Ifite rooftop ifite view ya Kinyinya. Voilà, twagiye. Umunsi rero tugiye kubereka ibintu byose, buri kantu ku kandi muragenda mubasha kureba ubwiza bw'inzu. Ni inzu rero itaruzura, ariko nimara kuzura ndabona iyi nzu izaba iri class. Ni inzu nziza cyane. Hanyuma rero murabona ko amatafari akirimo, ni inzu yubakishwe n'amatafari ya amatafari ahiye. Voilà, na amatafari ahiye. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose ndagenda nkibereka mubasha kureba ubwiza bw'iyi nzu gakeya nitonze. Murabona ko bakiri gukora parking n'imodoka byibuze 5 cyangwa 6 zaparitse neza. Cameraman hagarara aho ngaho ngira ngo ugende ubereka uburyo parikingi ingana. Ni parikingi nini cyane rwose, yabasha gusiporta byibuze imodoka 6 cyangwa se 5 zaparitse neza. Reka rero tugende tubatemberezamo imbere mubashe gusobanukirwa n'ubwiza bw'iyi nzu. Tukigera hano murana ko dufite urubaraza rwa salon, nkuko muri kwibona bagenda banyerekera design yayo ukuntu imeze. Ni inzu nziza pe. Hanyuma tukinje hano murana ko ifite umuryango uri sliding, ni wa muryango mwiza cyane ubasha gukinguka neza cyane. Twagiye murana ko ifite salon nini uko mugenda mubireba. Ndagenda mbereka akantu kandi ino nzu muyisobanukirwe neza gake nitonze cyane. Hanyuma murabona ko ifite amatara meza. Genda cameraman genda banyerekera, ifite amatara meza. Amatara bashyizemo na amatara ari VIP, n'amatara afite urumuri ruhagije cyane. Hanyuma ikagira amarangi meza nkuko kugira mu bireba, na amarangi y'umweru meza cyane abasha gutuma nawe amaso aruhuka. Nira ngo amarangi y'umweru abasha gutuma nawe mu gihe wiriwe muri stress z'akazi wagere wawe ukumva neza ibintu biri okay mu mutwe, ugahita wumva ko akazi karimo karagenda neza. Tukigera hano urano ko afite ahantu washyira indabyo cyangwa se imitako bitewe n'icyo ushaka gukora iwawe mu rugo. Urano ko tukiri hano duhita tuza hano muri salamage. Ifite salamage nini uko muri kugenda mubireba. Reba ahantu cameraman hagaze, nanjye ahantu mpagaze, urano ko nta meza namwe atajyamo. Hanyuma twaza ahangaha ni ahantu bazashyira lavabo, uko twababwiye ko inzu ikiri muri chantier ntabwo iruzura, ariko bazashyira lavabo nziza cyane yo gukaraba ugiye gufungura cyangwa se ku meza uri kumwe n'umuryango wawe. Urabona ko ifite amadirishya meza, ni ya madirishya ubona ko rwose agaragaza urumuri rwiza cyane. Ni ya madirishya ubona ko rwose ari meza cyane. Tukiri ahangaha twababwiye ko inzu igizwe n'ibyumba 7, toilette 8 ndetse na rooftop ebyiri n'ibikoni 2 nkuko twababwiye. Ni ukuvuga ngo hasi hari ibyumba 2, hejuru kuri first floor hakaba ibyumba 4, noneho hejuru kuri rooftop hakaba icyumba kimwe gikikijwe n'ama rooftop 2 ndetse n'ikindi gikoni. Twagiye nuvuga ngo tugiye guhera hano mu gikoni. Ifite igikoni cyiza nkuko muri kwibona, cyiza cyane, gifite utubati twiza. Naho ndebera utu tubati bagiye bashyiraho, utubati twiza cyane rwose uko ndi kugenda mbibabwira. Nuvuga ngo inzu ntabwo irabasha kuzura. Murabona ko hano ibintu bitari bien placé, murabona ko batabiplace neza kubera yuko inzu ikiri muri chantier. Ni inzu nziza pe. Uramutse uje ukayigura aka kanya, ibintu byose wasanga biri clear, wasanga ibintu byose biri very clear. Hanyuma reba utubati banyerekeye, ifite utubati twinshi ku buryo wabasha kubika ibintu ushaka ibyo ari byo byose. Ndebera ukuntu igikoni kingana, genda ugende ubanyerekera, uzenguruke ubanyerekera utubati ukuntu tungana. Hanyuma iki gikoni gifite ahantu bashyira frigo nkuko muri kugenda mubireba, ikagira ahantu babika frigo ndetse n'aha gas cooker nkuko muri kugenda mubireba. Gas cooker dore nahangaha mwahabonye ko hafite bazashyira ka kantu gafata imyotsi nkuko muri kugenda mubireba. Hanyuma iki gikoni kikagira noneho na stock yacu nkuko muri kugenda mubireba. Iki ni stock y'igikoni nkuko muri kugenda mubibona, ni stock nini yabasha kwakira ibintu byinshi. Twagiye rero tukiva mu gikoni, reka tugende tuzamuke gake gake tuye tubereka buri kantu ku kandi. Twinjiye none muri cya cyumba cy'abashyitsi. Murabona ko twinjiye mu cyumba cy'abashyitsi nkuko nabibabwiye.
Kameramani igenda banyerekera, ifite icyumba kinini, ikagira ndetse n'utubati nk'uko muri kugenda mubireba. Utubati twayo umushyitsi rwose araza imyenda ye akayishyira hano yitonze nta kibazo. Ikagira n'idirishya ryo hanze abasha guhumekeramo nta kibazo afite. Twagiye ku kindi cyumba cya kabiri cyo hasi. Voilà, nuvuga ngo tukirimo iki cyumba hano hakagira ndetse hakagira na dushe nziza. Za dushe bazafunga gutya, barare ibirahure bazabishyiraho, barabiteganyije. Ni za dushe zifungwa kugira ngo amazi atabasha guspreadinga ajya kuri toilette nk'uko muri kugira ngo ikagira shawa nziza nk'uko muri kugira ngo bireba. Ikagira na twa tuntu bakoresha nk'utu ngutu bakoresha mwatubonye, ngira ngo bari gukora isuku neza cyane. Hanyuma ikagira na lavabo nziza cyane nk'uko muri kugira ngo bireba. N'inzu nziza pe. Hanyuma tukiri mu iki cyumba bitatuza mu iki cyumba cya kabiri nk'uko muri kubibona. Reka duce aha ngaha kugira ngo mubona ko tudaciye mu gikoni, ngira ngo mushaka gutangura ati se ko kuki iciye mu gikoni. Mvuye hariya nje gutya kuko na hano ushobora kuhaca cyangwa se ugaca no mu gikoni, bidaterwa nawe uko ubishaka. Tuje mu iki cyumba cya kabiri cyo hasi. Urabona ko ari icyumba kinini cyane, ni icyumba kinini twakita ngo ni icy'abashyitsi kuko kireba ku irembo. Ni icyumba kinini cyane gifite n'umuryango usohokera aha ngaha atarinze guca mu cyumba. Umushyitsi ashobora guhita aza hano akayicira hano rwose, ari umushyitsi wawe akaza atarinze guca mu cyumba, atarinze guca muri salo plutôt. Gifite noneho n'akabaraza. Murabona ko umushyitsi nawe afite akabaraza keza cyane hano aho nawe aba yisanzuye. Twagiye rero noneho kuri first floor. Tugiye kuri first floor mubashe kureba. Hanyuma iki cyuma nacyo kikagira toilette yacyo nk'uko muri kugira mubibona. Iza toilette yo bazafunga hano, bazafunga hano bagire ikirahure gituma amazi atabasha kumeneka. Urabona ko ifite n'ibintu byayo byiza cyane. Twagiye noneho hejuru kuri first floor. Turazamutse rero kwizi escalier zacu gake gake. Nukuvuga ngo ntarazamuka gakeya, reka tubanze tubereke iyi toilette umuntu wo muri salo ashobora kuyikoresha. Murabona ko ari toilette umuntu wo muri salo ashobora gukoresha atarinze kujya mu byumba. Nukuvuga ngo hasi hari toilette eshatu. Ubwo ni ya toilette nyine isaguka ya munani, twita ngo ni toilette ya munani nyine isaguka. Urabona ko turi kuzamuka escalier gake gake kugira ngo mubashe kureba niba koko iyi nzu ibikwiye ayo mafaranga. Wawe muri comment muranyarikira mumbwire uti ese ndababaza akabazo, ese murabona iyi nzu koko ikwiye aya mafaranga? Reka muraza kubinsubiza muri comment. Twaje gutya rero. Urabona ko tuje gutya. Iki ni ikindi cyumba cya gatatu uko nagiye mbibabwira. Ni icyumba cyiza gifite n'utubati, gifite na view nk'uko muri muzagenda mubireba. Nguko ni icyumba cyiza cyane, kikagira nacyo toilette yacyo nk'uko muri kugenda mubireba. Kagira toilette ndetse na douche na lavabo nziza cyane nk'uko muri kugenda mubireba. Tugenda tubereka buri kantu ku kandi ku buryo ushobora no kugura wibereye hanze rwose, ubundi tukajya kwa noteri ugahita murangiza dossier. Voilà, twaje mu kindi cyumba cya kane uko muri kugira mubireba. Ngiki hasi hari bibiri, tuvuye mu cyumba cya gatatu hari hejuru. No, iki ni icyumba cya kane nacyo mwakibonye, gifite nacyo ubwiherero bwacyo nk'uko muri kugenda mubireba. Ngira ngo bagiye bagenda babanyerekera ahantu ikintu ku kindi ku buryo mubasha gusobanukirwa neza iyi nzu yacu. Hanyuma rero turazamuka dutya, duhite tuza ahangaha muri iki cyumba kindi. Urabona ko ari ikindi cyumba nacyo gifite toilette. Ngira ngo muragenda mubireba, si ngombwa rwose yuko ibyumba byose nibuze kubicamo. Ngira ngo nababwiye uburyo bingana, ni ibyumba binini. Kandi n'iki cyumba nacyo urabona ko gifite n'agaterase. Mwagiye mubireba, view nziza cyane mwabibonye, ifite n'akaterase keza cyane ndetse na toilette yayo. Dore ngiyi ukuntu bigenda bimeze. Iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. Hanyuma twagiye noneho ibyumba, nuvuga ngo ibyumba byo hejuru 4 turabirangije, bitatu. Ubwo tugiye no mu cyakane aricyo bita master bedroom. Urabona ko tugiye muri master bedroom. Ni icyumba kinini. Cameraman hagarara hariya gakeya babashe kureba uburyo iki cyumba kimeze. Ni icyumba cyiza cyane rwose. Iki cyumba ndakigutuye mwo kabyaramwe. Ni icyumba cyiza gifite n'agaterase. Mwakabonye gifite agaterase keza cyane. Bagenda banyerekera aha ngaha
bagende bareba uburyo bimeze. Ni icyumba cyiza, dore mpagaze hano gifite n'agaterase keza cyane, mwabibonye ko ari ku muhanda wa kaburimbo. Hanyuma genda ubanyerekera uburyo bimeze. Ifite garderobe, iyi ni imwe ndetse ikagira n'iyindi ahangaha. Niyo ngo ifite iyo ngiyo ikagira n'iyindi ahangaha mu kindi muri ubundi rwambariro. Ni ukuvuga ngo ifite urwambariro inshuro ebyiri. Murabibona ko ari inzu nziza cyane. Hanyuma ikagira noneho toilette yayo nini cyane, nini pe, toilette nini, ikagira douche nini nk'uko muri kubibona, yisanzuye cyane. Hanyuma urabona ko ari hahandi bazashyira twa tuntu hejuru, twa turahure hejuru. Ni inzu ikiri kubakwa, urabona ko batararangiza kuyubaka. Urabona ko hari utuntu tukiri kubura hano rwose, urabona ko hari utuntu tukiri kubura. Ni inzu toilette nziza cyane pe, ndayibatuye, ifite ibintu byiza bari kubibona. Urabona ko ari toilette nziza cyane, ngira ngo muri kugira ngo bibere abagenda banyerekera ibintu byose babashe gusobanukirwa. Hanyuma rero tugiye hejuru kuri rooftop, tunasoza tuzamutse hano kuri escalier gake kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Kameramani banguka ubereke uburyo bimeze. Ni ukuvuga ngo tumaze kubona ibyumba 6. None iki nicyo cyumba noneho kindi cyo kuri rooftop bakibonye. Kindi cyo kuri rooftop mwagiye mubibona, nagiye mbereka buri kantu kandi uburyo iyi nzu yacu ari nziza cyane. Iki cyumba noneho kikagira agaterase nk'uko muri kubibona. Urabona ko gifite agaterase keza, dore mpagaze ahangaha murabibona, agaterase keza. Genda banyerekera, ni nziza cyane rwose nk'uko muri kugenda mubibona. Wow, ikaza gutya batubona agaterase, none kagira ya rooftop nababwiye yo hejuru. Mwayibonye ko twizengurutseho, kagira rooftop hejuru. Uramutse uri kumwe n'umuryango wawe cyangwa se abantu bagusuye, ushobora kwicarira hano rwose mugacilinga mukarya ubuzima. Ikagira noneho n'igikoni, urabona ko ifite cya gikoni cyo hejuru uko nabibabwiye. Ifite igikoni cyo hejuru, ushobora kuba muri bibiri hano mukaboza mukotsa agahene, mugakora iki, ibintu byose. Mbega ni ibintu byiza cyane kuri iyi nzu ndayibatuye. Hanyuma tujya kuri rooftop noneho ireba yandi nababwiye, ireba za Kinyinya. Voilà, twagiye. Murabona ko dusohotsemo tuje kuri ya rooftop noneho yindi nini cyane, nayo ifite view. Banyerekere view ukuntu imeze. Ni inzu nziza cyane uko mwagiye mubibona. Ino nzu rwose ndayibatuye. Hanyuma rero iyi nzu yamaze kugira already kuri YouTube channel. Yamaze kujya kuri YouTube channel yacu, Rwanda Real Estate. Murakoze, murakarama.